abantu baretse ubusambanyi ngo bari kubusambanyi, ariko uyu munsi wa none ngo bari gusambanira ku matelefoni bari kujya ngo bayasambaniraho, abandi bagasambanira mu magambo, kandi gusambana bwo guhuza imibiri uko ngo barakwihana. Noneho ya mashoka akayacura, yamara kuyacura nkabona abantu bari kuza kuyagura ari benshi, umuntu akagura, amara kugura wa mugabo nkabona aranamukwikiriye, yamara kumukwikirira akanamutyariza yashoka, ariko arambwira ngo buriya ni Satani. Nabonaga ari umugabo wambaye imyenda y'ibicaba risa nabi, arambwira ngo uriya ni Satani, ngo arimo aracuruza intwaro kandi abantu benshi bari kuzigura. Mbona ya mashoka bari kuyagura, abantu bayitayeho. Ikintu cyaje kuntangaza nuko naje kubonamo, mbona harimo n'abantu nzi basenga cyangwa se bakijijwe, bamwe bakayagura ariko nkabona barayajyana mu murimo w'Imana. Avuza ngo none se amashoka n'umurimo w'Imana bihuriye he? Arambwira ngo ziriya ni intwaro abantu benshi bari kuzigura, bakagura na Satani bidafite umumaro. Ngo ziriya ntwaro nizo abagenzi cyangwa se abakristo muri iyi minsi benshi bari kugenda bicana bakoresheje ziriya ntwaro. Satani yarabagurishije, arangiza aranabakwikirira, arangije baranabatyariza. Arambwira ngo kuri iyo ubona batyarije niko atyaje indimi nyinshi z'abantu bari mu nzu y'Imana kugira ngo bahangane. Mbona habayeho rero ikintu cyo kuvuga ngo ni ibintu by'impuzamatorero, ni ibintu bije gutyo, ariko mbona babanjije kugira ute kugenda bahamagara ba bantu bakomeye mu matorero, mbese bamera nk'abihurije ahantu hamwe. Bakwihuriza ahantu hamwe, mbona babaye nk'abo bagira ngo babe intumwa zo kugira ngo babone babandi baciye bugufi cyangwa se babandi bayobowe. Arambwira ngo dore ngo ariya ni amazina ya ba bantu, ngo dore batwawe ikuzimu kugira ngo bajye kubikoresha byo gukorera Satani. Kandi Satani akoresheje ntuze kuvuga ngo bari bibaruze ngo babone uko bamenyana, bakora umurimo w'Imana baziranye. Uyu ni umurimo Satani ari gukora, ashyizemo amayeri yo kwerekana ko abantu bari mu murimo w'Imana, ko mbese bagiye kwihuriza hamwe ngo bakorere Imana cyangwa se bagura ubwami bw'Imana, ariko ari uburyo bwo kugira ngo ba bantu babakoreshe bakoreshejwe n'indi myuka. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Amahoro y'Imana, tuguhaye ikaze. By'umwihariko abantu bamenye ko dufite channel ya kabiri yitwa Ijwi ry'Umukwe, ndetse na website cyangwa se ikinyamakuru cyitwa The Beura News. The Beura News wayibona wanditse beura.com cyangwa se beura.com mu Kinyarwanda. Hacaho ibiganiro byinshi mu mavideo twakoze, ndetse n'inyandiko cyangwa se ivuga ubutumwa ariko none ikozwe mu buryo bw'inyandiko, wabibonaho. Nitugeze Pamphile ngo haye ikaze. Tugize umugisha wo kugenda mu karere ariko bya karere n'akayira banze yari Gasabo, niba nibuka neza. Turi muri Kami, ahantu bita Kinyinya, ni mu murenge wa Kinyinya. N'umugisha ukomeye, Imana biduhane amahirwe kugira ngo turamuke, kandi ubonye bwije bugacya bikwibutsa ko Imana yatanze isezerano mu magambo yavuganye na Nowa, iramubwira ngo isi kiriho uzajya bucya bwire, ibiba n'izarura bizajya bisimburana. Rero iyo ubonye uramutse n'undi munsi Imana iguha andi mahirwe yo kugira ngo were imbuto zikwiriye bihannye, iguha amahirwe yo kugira ngo ukosore ibyitagenda neza, kandi iguha amahirwe yo kugira ngo ugwize imirimo mu bwami bwo mu ijuru. Ubugingo buhoraho ni impano Imana duhere muri Kristo Yesu.
ariko ingororano tuzahabwa mu ijuru izaterwa n'imirimo twakoze myinshi itandukanye mu itorero, kuko Bibiliya iravuga ngo turabo hari imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Hari imirimo rero ugeze muri Kristo Yesu usabwa gukora. Nimunyemere tujyane muri urugendo tujye gusura mushiki wacu. Ni umwe mu babyeyi tumaze kurana ibiganiro byinshi kandi yagiye atugirira umumaro mu buryo bw'umwuka, ubugingo bw'abantu bwahembuka. Ni umubyeyi wagize ubuhamya bukomeye, ni umubyeyi Imana agiye ituma mu bihe bitandukanye ku itorero ryayo kugira ngo umugeni arushaho kwezwa ku manywa na nijoro. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, turarwana. Ntugahuge na gatoya kuko umwanzi ntahuga, kandi ntukarangare. Nunanirwa muri iyi si, urugendo rumaze kuramba, ujye ureba mu ijoro. Umwami Yesu ahari kugira ngo akurengere, agutabare. Nimunyemerere tujyane nawe, duhanwe ikaze ari njye ari nawe. Nubwo wamaze kushobora kuba wumvishe introduction n'ibyo turi bwanireho, ariko ni byiza ko n'uru rugendo turukorana tukicarana muri salo, tukaganira nawe tukumva iby'Imana yise ku mutima we kugira ngo ituro rya Kristo rikomeze gufashwa no kunguka muri byose. Amahoro y'Imana abe kuri mwe. Twongeye kuguha ikaze nkuko twamaze kubivuga kare muri rugendo twakoze tuza gusura uyu mwene data. Nagira ngo ubwo tugize umugisha tukamusanga kandi akatwakira akaduha ikaze, natwe tumwakire kuri Beura adusuhuze yongera twibwire. Ni karibu. Murakoze kongera kubonana namwe ni by'agaciro. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni yandi ni Nyirambonimpa Esterine. Ndi umumama nkuko nsanzwe mbibabwira, mfite umugabo n'abana, umuryango mugari, umuryango w'abantu 12, abana ni 12. Uwo turi umuryango w'abantu 14. 12 bose nibo babibyariye. 12 nabo nabyaye mu mbyaro 14, ubwo ni 12 abo nabyaye. Harimo 2 bitabye Imana. Yego. Nawe na papa mukaba 14. Mwese mukaba muri nanzo. Nasanze n'undi mushyitsi nawe mfite. Nawe n'umwana wo mu mwuka Imana yampaye. Nabwo turabana, ubwo turabana 15 muri iyi nzu. 15. Yego. Ibibazo bya mbere nibaza, inzu yo ndayibona ko ari inzu nyine kandi amaso yanjye ayibonye kuruta undi muntu wese kuko njye nahageze. Kurya murira ku maparato, umuntu wese arya ukwe kuryama se mudandura hano muri salo. Ibyo byose ni ibibazo nakwibaza, nubwo atari ngombwa wenda ko abinsubiza, ariko umuntu waba wanyine nzi uko ingana, ibyo bibazo byose yatabyibaza. Hanyuma kubona ku myaka ufite, uracyafite imyaka mike nkurikije ibyo mbona mu maso. Mikeya. 40 n'ingahe? Imyaka 42. 42? Yego. Yonyine? So muri 42 umuntu wabyaye 14 gute? Nashatse ndi umwana. Kugira ngo ntangire ikiganiro nababwiye mu gushaka kwanjye ko byagenze. Nshaka ari ibintu binunguye, nkunda kuvuga ngo nashingiye kuko inkoni. Imyaka 42. Shaka mu myaka 18. Ngira umugisha wo guhita
ntangira kubyara. utangira kubyara. Yego. Umugisha ukomeye wagize. Nagira ngo unyemerere dusenge, hanyuma mba numva twakaganira byinshi, ariko kandi hari impamvu nyamukuru y'iki kiganiro, niyo twaganira dushaka kuganira nyuma yacyo. Yego. Reka mbanze nsenge, hanyuma none tuze kuguha akanya utuganirize nk'uko Imana bishyize ku mutima wawe, kandi duhaye ikaze n'umuntu mushya kuri Behura. Ubonye ibiganiro byacu vuba, kuko tugenda twaguka ku manywa na nijoro, nabyo ni umugisha. Hanyuma umuntu wese yagiye yumva mwikaze muri uyu muryango w'abantu, reka mvuge ngo bisobanukiwe, bamaze kumenya mu by'ukuri ko batakira ababo ngo bigenge. Kandi tuvuze ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, tuba tuvuze ngo twaraguzwe. Iyo umuntu yakuguze rero aba agufiteho ububasha, ukoresha icyo ashaka. Yego. Amahirwe rero no ku mwami wacu ari mwiza, ubuhake bwe si nk'ubw'abami bo mu isi, ntabwo adutwaza igitugu. Cyakora hari igihe atatwemerera abandi bemererwa, tubona batari mu bubata bwe, ariko nabo bari mu bundi bubata bwa Satani. Twebwe rero abamaze kwisobanukirwa tuzi neza ko turi umugeni wa Kristo, turi benshi. Iyo duhuye turi benshi ngo duhinduke umugeni wa Kristo. Ntabwo habaho abageni ba Kristo, njya numva abarokore babivuga, nta bageni ba Kristo babaho, habaho umugeni wa Kristo. Cyakora umugeni wa Kristo akaba agizwe n'ingingo nyinshi, nyine nk'uko umubiri usanzwe ugirwa n'ingingo. Njyewe nawe twiyongeranye turashyira tukabyara itorero, ariyo gita umugeni wa Kristo. Ntabwo rero ngiye pamfiri ku giti cyanjye nyine ndi umugeni wa Kristo. Cyakora mvuze ngo ndi umugeni wa Kristo ntabwo nabo mbeshya, ariko si njye nyine ngo nawe Burundi nawe Burundi wese bafite abagore ibihumbi n'ibihumbi. Yesu agira umugeni umwe, ni nayo mpamvu Isiraheli nzahora mbivuga, naho najyayo sinatinya kubivuga. Ntabwo Isiraheli ari umugeni wa Kristo, barababeshya. Nabo bakeneye agakiza nk'uko natwe twakabonye, kandi batabikoze bazarimbuka nk'uko abandi bose bazarimbuka. Ntacyo mu Isiraheli uyu munsi arusha umunyarwanda cyangwa arusha umwarabu n'ahandi. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko urera kiranuka ibihe byose, ndaguhinduka uko wari kera ni kuri kandi kuzahora iteka ryose. Ufite byinshi byo kukuvugaho wihariye, ukagira n'ibyo wadusangisha umaze kuturema. Reka ngushimira urukundo rutagira akagero, ukunda umuntu, ntukunda abakiranutsi gusa ngo abanyabyaha ubange, ahubwo twese uradukunda. Kandi kitugaragariza urukundo cy'ukuri. Pawulo cyandikiye Abaroma arababwira ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo rw'Imana by'ukuri, nuko Imana dukunze tukiri abanyabyaha. Hari igihe wenda tumaze gukizwa twumva tumerita urukundo rwawe, twumva turukwiriye, twumva wakabaye dukunda, ariko ikigaragaza kuba dukunze by'ukuri dukunze tukiri abanyabyaha. Ibyo turabigushimiye. Rero n'ubu uzarushaho kudukunda cyane nubwo turi abawe. Warakoze kurinda Serene n'umuryango nanjye ukandinda, warakoze kurinda umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, kandi watwongera iminsi yo kubaho kugira ngo turusheho kwera imbuto zikwiriye abihannye, kandi twere imbuto zigumaho, abantu bazisorome babona Imana umwami wacu. Tugiye kuganira, ndakwinginze nawe ube hagati muri twebwe, kandi icyo ari cyo cyose cyaba nk'urusika cyatuma gusenga kwacu kutemerwa imbere y'Imana ugikureho. Izina rya Yesu. Utweresha amaraso yawe, tuguhindukira ibikoresho bigirira nyirabyo umumaro. Uko tuzi neza ko mu nzu y'inyumba hatabamo ibikoresho by'ubwoko bumwe gusa, habamo ibiti n'iby'ibyuma, habamo n'iby'ibumba, kandi muri ibyo byose habamo ibyo gukoreshwa icyubahiro n'ibyo gukoreshwa imirimo isuzuguritse cyangwa iby'isoni nke. Ariko Pawulo yakomeje aravuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye aba ahindutse igikoresho kigirira nyiracyo umumaro. Nanjye ndakwinginze utweze kugira ngo tukugirire umumaro, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yego, ni karibu. Murakoze cyane, Yesu abaha umugisha. Numva twatangira tuganira ibintu bitandukanye, amahereko atandukanye, sinzi nabuze uburyo nabicamo, ariko urumva ari nk'ibice bibiri.
rya mbere numva ndashaka gutambutsa ubutumwa Imana yampaye muri iyi minsi. Igihe naguhamagaye mfite amahirwe ko Imana yari yampaye. Imana irambwira ngo mbwirire aba bantu ibi bintu bimeze gutya. Yerekwa rya mbere Imana yanzaniye, ukaba yarambwiye ngo ngwino nkwereke, anjyana ahantu mu isoko rigari. Bona njyanye ahantu mu isoko rigari, anyinjizamo, amaze kunyinjizamo arambwira ngo injira muri rya soko witegereze. Ninjira muri rya soko ndigezemo nsanga rya soko ririmo riracuruza ibintu bitandukanye, nk'uko muzi mu isoko bacuruza ibintu bitandukanye. Ariko mukaba arambwira ngo itegereze iryo soko, arambwira ngo ririya soko ni isoko ryitwa isoko ry'imburamumaro. Maze kumbwira ngo ni isoko ry'imburamumaro, anyereka ibintu bitandukanye bari gucuruza. Hari aho yanjyanye anyereka umugabo wari urimo ucura amashoka murayabona. Noneho ya mashoka akayacura, yamara kuyacura nkabona abantu bari kuza kuyagura ari benshi. Umuntu akagura, amara kugura wa mugabo nkabona aranamukwikiriye, yamara kumukwikirira akanamutyariza yashoka. Ndabaza ngo none se uyu muntu wakwikira amashoka akanayatyaza? Marayika arambwira ngo buriya ni Satani. Nabonaga ari umugabo wambaye imyenda y'ibicaba risa nabi. Arambwira ngo uriya ni Satani, ngo arimo aracuruza intwaro kandi abantu benshi bari kuzigura. Mbona ya mashoka bari kuyagura, abantu bayitayeho. Ikintu cyaje kuntangaza nuko naje kubonamo, mbona harimo n'abantu nzi basenga cyangwa se bakijijwe. Mbona nabo bari kuguramo ya mashoka. Noneho arambwira ngo dore abantu benshi bari kugura intwaro z'ibidafite umumaro. Arambwira noneho ngiye kubona mbona ya mashoka uko bari kuyagura, bamwe bakayagura ariko nkabona barayajyana mu murimo w'Imana. Abaza ngo none se amashoka n'umurimo w'Imana bihuriye he? Arambwira ngo ziriya ni intwaro abantu benshi bari kuzigura, bakagura na Satani bidafite umumaro. Ngo ziriya ntwaro nizo abagenzi cyangwa se abakristo muri iyi minsi benshi bari kugenda bicana bakoresheje ziriya ntwaro. Satani yarabagurishije, arangiza aranabakwikirira, arangije baranabatyariza. Arambwira ngo kuri iyo ubona batyarije niko atyaje indimi nyinshi z'abantu bari mu nzu y'Imana kugira ngo bahangane. Benshi barwanire mu nzu y'Imana, abandi bapfa ubusa, abandi mbese bagende bagonganira ku bintu bitandukanye. Ambwira ngo rero bwira abantu ngo nibareka kujya muri iri soko kugura ibidafite umumaro, ahubwo bagura ibifite umumaro. Aranjyana nkomeza muri rya soko, arantembereje umwanya munini. Ngera ahantu sinzi abantu niba bazi, urabona rino tabi, hari itabi bajya bahinga ryitwa ibibabi. Mbona ngejeje ahantu babyita igikamba. Ni ibikamba. Yego. Mbona ngejeje ahantu birunza byinshi cyane, mbona bari gucuruza. Mbona n'ubundi abantu barimo baragura ibishandiko, babafungiraga imishandiko. Mbona bari kugura. Noneho nitegereje nza kubonamwe abantu nzi, ndababwira ngo namwe musigaye mugura ibi bintu. Nkabona abantu bari kugura bashishikaye. Noneho ngiye kubona mbona hari abantu ndi kubwira ngo kuki muri gushaka kugura ibi bintu, ariko nkabona umuntu arambwiye ngo ngewe ntabwo nje kugura, ariko nje kwihumuriza. Agatabi. Nkabona nyine mvuko kahumura. Nkabona arateruye agakihumuriza, ariko ntagure nyine agasubiza hasi. Noneho marayika turi kumwe arambwira ngo witegereje abantu, hari abantu benshi bari kugura nyine ibidafite umumaro. Noneho ariko hari abantu benshi bamaze kubyinjiramo, baragenda bari kwivuruguta ku mugaragaro. Ariko hari n'abandi mbese bakiri kwihumuriza, ariko intego ari ukugira ate, ari ukujyayo. Bari kugenda bihumuriza.
Imana irambwira natembera iryo soko ahantu hanini igenda inyereka ibintu bitandukanye. Irambwira ngo rero ngo mbwira abantu nibave mu isoko ry'imburamumaro. Irambwira ngo kuki abantu bari kwisanisha n'ibyo badasa bakagenda mu bitabareba. Irambwira ngo bwira cyane abantu bamenye Imana ngo abantu benshi bavuye mu businzi bagaragaza ko bavuye mu businzi ariko baracyari mu kabari mu buryo bw'amagambo, baracyasinda amagambo kandi kunywa inzoga babivuyemo. Irongera irambwira ngo hari n'abandi berekanye ko baretse inzoga zo mu macupa ngo ariko uyu munsi bari kuzinywera mu birahuri. Mbese bahinduye systeme yo kunywa inzoga. Ngo bava ku macupa uko bazi ko abantu bakijijwe, abantu babareba bababonye banywa inzoga mu macupa, barangije bagaragara ko bazikijijwe, barangije bahindura systeme bafata ibirahuri bazinywera mu birahuri. Mbona abantu bicaye, mbese urabona table nini bicaye, nkabona abantu baranywa inzoga ariko bameze nk'abavangavanga byo kwiyoberanya. Umuntu agafata inzoga agasuka mu kirahure akazana na coca cyangwa se fanta yindi akavanga, uturutse hariya akaza abona ko icupa rya fanta akaba ari ryatereka imbere ye, uturutse hariya akabona ko nyine ari umurokore uri kwinywera fanta. Nuko ni ukwiyoberanya kwa Satani. Uko nguko niko abantu bari kwiyoberanya mu by'Imana, bakagenda bavangavanga ibintu, bakagenda bihishahisha bafite ibintu bihishemo. Ariko Imana irambwira ngo nubwo bari kwihisha amaso y'abantu ariko amaso y'Imana yarababonye. Ambwira ngo bwira abo bantu bahindukire bave muri ibyo bintu. Abantu baretse ubusambanyi ngo bari ku busambanyi, ariko uyu munsi wa none ngo bari gusambanira ku matelefone. Sinenze ubusambanyi bwo ku matelefone. Amatelefone bari kujya ngo bayasambaniraho, abandi bagasambanira mu magambo. Kandi gusambana bwo guhuza imibiri uko ngo barakwihanye, barakuretse nyine. Ariko Imana yareba ikabona bahinduye ubundi buryo bwo gusambana. Imana irambwira ngo rero abantu nibihanire kureka, bareke kwihana ibice, bareke kwihana baciye hejuru. Mbese Imana irashaka ko abantu bakijijwe nibakizwe bahagarare neza. Niba warakijijwe ubusambanyi, reka n'amagambo y'ubusambanyi. Niba warakijijwe kuroga, reka kugendana n'abarozi cyangwa ngo ujye mu magambo y'abagambana, kuko ngo ntaho bitandukanye no kuroga. Abantu baretse kuroga ariko barimo baragambanira abandi babinyujije mu nzira zitandukanye, ndetse ngo no mu nsengero mu matorero bari kuroga, batarogesheje uburozi ubu ngubu bajya gucisha, ahubwo bakarogesha uburozi bw'iki bw'amagambo avuye mu kanwa kabo, bakica bagenzi babo. Imana irambwira ngo babwire ngo niba ari uwaretse uburozi nareke n'amagambo yo kwicana mu mutima. Niba ari uwaretse ubusambanyi bwo guhuza imibiri, nareke n'ubusambanyi bwo gusambanira ku matelefoni. Hari abantu bari gusomanira ku matelefoni bakavuga amagambo apfuye ku matelefoni bakoresheje telefoni ariko batagiye gusambana. Abantu bakagenda bakiyambika ubusa uko bakavutse, bakifotora ayo mafoto, ugasanga amafoto ngo bari kugenda bayohererezanya. Imana yabireba ikabona ni ubusambanyi wambariye ubusa imbere y'Imana. Imbere y'Imana ikakubona nk'umuntu wambaye ubusa, ntaho ngo utandukaniye na wa wundi wagiye gusambana akoresheje umubiri we. Imana irambwira ngo rero babwire ngo abantu nibave mu isoko ry'imburamumaro, bagura ibifite umumaro, bashaka Imana no gukiranuka kwayo, bareke kubivangavanga. Ambwira ngo impande n'impande ibyo bintu biri gukorwa, nyamara abantu babifashe nk'ibintu biraho, nta gaciro babiha, nta mbaraga babiha. Abantu baravuga ngo narihanye gusa kubera ko ntagisambana, kubera ko ntagisinda, kubera ko ntakiroga. Umuntu wese yambonye azi ko ndi umurokore, azi ko nakijijwe.
ariko Imana, ijisho ry'Imana ngo rikubareba, ryabareba, ngo Imana ahira ikababara, ikababazwa n'ibyo bintu bimeze bityo, ikababazwa n'utwo tuntu twaha dutoya bita ngo ni dutoya, ariko imbere y'Imana yabireba ikabona ni ibyaha bigari byagutse, abantu bacyarije indimi zabo kwica bagenzi babo. Nuko yanyeretse arambwira ngo rero abantu baguze ayo mashoka ameze gutyo, Satani yarabakwirikiriye, arangije aranabatyariza, barangije bari kuyagura, bakagurana umwete kugira ngo bajye guhanganira mu nzu y'Imana, bahanganire mu nsengero zitandukanye, bahanganire hirya no hino. Umugenzi arahura na mugenzi we akamutera ijambo, rya jambo rigatuma umuntu ngo Uwiteka rero bakabona ni nk'inkota ajombye mugenzi we. Ubwo rero Imana yambwira ngo babwire ngo abantu ntibave mu isoko ry'imburamumaro, ahubwo bakijijwe bafata umwanzuro. Iyo yerekwa rivaho, nza kongera kubona ibindi navuga ngo Imana irambwira intuma ku bandi bantu. Nagiye kubona mbona abapasiteri, iki kintu sinzi uburyo nakivuga, ariko ndavuga ngo abantu mukanguke kandi tube maso, kuko Satani aranyanyagije. Satani ngo yahinduye mbese navuga ngo strategy nyinshi zo kugira ngo agwishe ubwoko bw'Imana, cyangwa agwishe umugeni wa Kristo. Ngiye kubona ibyo navuga ngo hari ibintu narebye n'amaso. Hari umupasiteri ndamuzi, n'umupasiteri muzi kera dusengana, ari umuntu mbona uzahaye cyane, Imana iza kumuha ubushumba, ibyo sezerano riri ndabizi, n'uburyo yimitswe ndabizi, ariko natunguwe n'ikintu gikomeye nabonye. Bona habayeho ibintu bimeze nk'impuzamatorero, ya bintu by'impuzamatorero mbona, ariko Satani afite umugambi wo kugira ngo ashakishe ba bantu bafite imbaraga, b'abanyembaraga mu matorero, ashakishe ba bapasiteri bakiri mu mwuka w'Imana, ashakishe abahanuzi bakiri mu mwuka w'Imana bagikorera Imana mu kuri no mu mwuka, ashakishe ba bandi abadiyakoni bagifite imbaraga mu buryo bwo gukorera Imana. Mbese ingeri nyinshi zigiye zigihagaze mu buryo bw'Imana. Mbona habayeho rero ikintu cyo kuvuga ngo ni ibintu by'impuzamatorero, ni ibintu bije gutyo, ariko mbona babanjije kugira kugenda bahamagara ba bantu bakomeye mu matorero, mbese bamera nk'abihurije ahantu hamwe. Bakwihuriza ahantu hamwe, mbona babaye nk'abo bagira ngo babe intumwa zo kugira ngo babone ba bandi baciye bugufi, cyangwa se ba bandi bayobowe, mbese navuga ngo ni abakristo. Kuko burya ufashe, navuga ngo iyo ugiye gufata igihugu ushobora kubanza kurwanya perezida wacyo. Iyo urwanyije perezida wacyo uba ubonye uburyo uzashyikira abanyagihugu. Ubwo rero n'ubwo buryo nabonye ibyo bintu rero ukuntu nabibonye, nabonye mbese habaho ibintu byitwa gutumirwa kw'abo bantu, ariko kwa gutumirwa kw'abo bantu mbona bihurije ahantu hamwe. Kwa kwihuriza ahantu hamwe, mbona bibaye ngombwa ko buri muntu wese uri aho hantu agenda yakwa ibyangombwa, cyangwa se yakwa amazina ye. Mbona umuntu wese agiye atanga amazina, bakakwaka amazina, bakakwaka nomero z'irangamuntu, bakakwaka nomero za telefone yawe. Noneho nkabona ibyo bintu bigiye byandikwa ku mpapuro. Za mpapuro barazikusanya ari nyinshi, mbona za mpapuro zirabitswe, ariko mbwirwa aya magambo avuga ngo uyu ni umurimo Satani ari gukora, ashyizemo amayeri yo kwerekana ko abantu bari mu murimo w'Imana, ko mbese bagiye kwihuriza hamwe ngo bakorere Imana, cyangwa se bagura ubwami bw'Imana, ariko ari uburyo bwo kugira ngo ba bantu babakoreshe bakoreshejwe n'indi myuka. Mbona za mpapuro, naje kubona mbona marayika njyana ahantu anyereka umwobo munini cyane. Ngiye kubona mbona ni umwobo ucukuye ujya hasi cyane,
noneho mbona urabona uruganda yenda ukuntu rumeze, niba mureba uruganda hari ukuntu uruganda ruri hano, ibintu biri nka hano kwa ya meza, uruganda rugenda rusunikira bigenda bisunika byinjiza mu ruganda cyangwa se mu mashini niko nabyita. Noneho mbona za mpapuro z'aba bantu uko bagiye biyandika mbona bitenze nka gutya, noneho nkajya mbona bigenda. Abantu wenda basirimutse bajya bagenda hari ibintu bimeze nk'amatapirula nyurambikaho nk'ibintu ukagisanga imbere, akuno tujya mu supermarket noneho karambika ibikapu kimashini kikagikurura nuko nabibonye. Noneho mbona za mpapuro nuko zimeze, zo ni nk'ikintu kiri kugenda kizisunika ariko uko gisunitse za mpapuro zose zikinjira muri wa mwobo, zikajya zinjira muri wa mwobo. Noneho marayika arambwira ngo witegereje biriya bintu, arambwira ngo dore ngo ariya ni amazina y'aba bantu, ngo dore batwawe ikuzimu kugira ngo bajye kubikoresha byo gukorera Satani. Kandi Satani akoresheje ntuze yo kuvuga ngo bari bibaruze ngo babone uko bamenyana, bakora umurimo w'Imana baziranye. Mbese urabivuze, nibuka ko hari umupasiteri witwa Yvonne abantu batangiranye na Bewora baramuzi. Twakoranye ibiganiro n'umwe mu bapasiteri bakoreraga Satani ku rwego ruhambaye, kuko yanatumwaga kwica abantu, yagiraga gute kandi akaza mu mwuka, akaba yava mu Burundi ariko abaga Uganda. Niho avuga ibyo bintu by'amakonferanse cyangwa se by'amahugurwa cyangwa se inama z'abapasiteri bakuru mwibaruza mukagira gute ariko mutazi bigiye gukurikira. Kuko nk'umuntu sinzi niba ndibuze kubona video, ntago nayibona ko twakoranye ibiganiro byinshi cyane, ariko abantu bakurikira ibiganiro bya Yvonne icyo kintu bacyumva kurutaho. Bakomeza ibyo bintu rero mbibona gutyo, mbona nyine marayika njyanye kuri uwo mwobo. Umaze iminsi mfite gusenga ngo Imana ibohora abo bantu, ko nabonye marayika njyana kuri uwo mwobo, mbona ntegetswe kohereza y'ukuboko ngo nkuramo za mpapuro. Nkajya mbona ndi gukurayo impapuro nyinshi, mbona ndwanye n'izindi zisigaye, ariko ukajya ubona zirashaka kwiruka kugira ngo nazo zinjiremo. Arambwira ngo rero abantu nibabe maso, mwirinde kumva ngo ibunaka baraguhamagaye ngo ugenda gutya, ngo ni ibintu by'umurimo w'Imana, ariko utabanje kumenya amakuru y'ibi bintu, kuko habayeho gukora kwa Satani gutandukanye, habayeho amayeri Satani ajya gukoresha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu nibabe maso. Iki kintu niba hari uzi ko ibi bintu byamubayeho, cyangwa hakaba hari izo nama zimeze gutyo zabaye, umuntu wese umeze gutyo, kuko numvaga ngo hari abantu bo bamaze kugira ute, bagiye muri ibyo bintu babizi neza, bazi n'icyo bagiye gukora. Ariko hari n'abandi bari gutwagwa batazi icyo bagiye gukora, bazi ngo bagiye mu murimo w'Imana, bazi ngo ni mu ivugabutumwa, bazi ngo bagiye kwamamaza Yesu. Mbese uko nabonaga harimo abashumba batandukanye b'impande nyinshi zitandukanye, mbona harimo abahanuzi b'impande nyinshi zitandukanye, mbona harimo mbese abakozi b'Imana batandukanye. Bamwe bakabijyamo rero bumva ko ari ukwagura umurimo w'Imana, bagiye kujya batumira mu manama menshi atandukanye. Ariko navuga ngo abantu babe maso, abakozi b'Imana babe maso. Mbona ni mwubwo buryo bwo kubafata, none bamara kubafata bakagenda babohereza muri amatorero yabo, none igihe kikagera bakagenda nabo bakora urutonde nk'uko babakoresheje rwa rutonde, nabo bakagenda bakora urutonde rw'iki mu bakirisitu, nabo bohereza bya bindi nyine nk'uko babibakoreye. Ariko ari uburyo bwo kugira bwo kugira ngo basenye umurimo w'Imana, basenye ubwami bw'Imana, ahubwo abantu basigare bagira ute, bari gukora Satani, bari gukorera izindi mbaraga, kandi bari bazi ngo bari gukorera Imana. Ubwo rero ibyo bintu abantu babe maso cyane. Niba hari uzi ko aho hantu byaba byarabaye, abantu bashyiraho agakato, irambwira ngo buri wese abe maso. Hagiye kubaho mbese navuga ngo ni imbuga nkoranyambaga cyangwa se byatangiye ari barura, bibe imbuga nkoranyambaga, bijye ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa usange habayeho sinzi ukuntu bajya babyitenda bagashyira kuri fone kwa kundi mukiyandika urutonde ngo muri gukorera Imana cyangwa muri gusenga.
ariko ari ukugira ngo babone ya mazina, babone amazina, babone iki ibyawe byose, noneho babone uko barajya bagenda babatwara gake gakeya. Abantu rero navuga ngo tube maso kandi dusenge, twongere tubaze Imana, tuyoboze Imana inzira, tureke kugenda gutyo ngo bantume ndi umukozi w'Imana bagize gute. Natunguwe no kubona umushumba gutyo, nabonye aza bijya gutangira, mbona azaje kunshaka, ariko mbona azanye n'undi, mbona ariko bambaye ukundi kuntu, nabonye isura ye nyibona mu maso, ariko hepfo urabona ukuntu kuno twambara inkweto, mbona ibirenge, urabona zino nkweto bajya bambika ibirema abantu bamugaye, hari inkweto babambika ziriya ziba zifungiyeho n'ibintu by'ibyuma ukuntu, mbona hasi niko amaguru yabo bameze nk'abambaye, ariko nkabona hejuru nyine bambaye amakositimu nk'aya y'abapasiteri nyine, ariko y'imikara. Mbona baje gutyo, mbona uwo muntu azanye n'undi wa babiri baraza, noneho nabonaga mfite umwana, mbona bari kurwanira kumbwira ngo hari ibyangombwa bari gushaka, noneho barambwira ngo ibyo byangombwa bakeneye kugira ngo njye mbahe ibyangombwa, baje bavuga ngo hari ibyangombwa turi gushaka ngo biduhe. Noneho ariko mu kujya kubinyaka barambwira ngo nimbahe wa mwana njye nari mfite, ngo umwana mudusigire twe ujya kutuzanira ibyangombwa. Ndababwira njyewe umwana wanjye ntabwo njye njya muhereza undi muntu, barabonaga mbabwira ngo umwana wanjye ntabwo undi muntu, nta wundi muntu ajya yemera n'uwanjye. Mbona ndagiye kwa kugenda, njyewe ndi kugenda nibaza ngo ibyangombwa baje kunshaka ntibihe. Noneho kwa kugenda ngiye kureba bya byangombwa, nibwo nahise mbona marayika aje arambwira ngo aba bantu bafite izindi mbaraga bari gukorana nazo, bazanywe no kugira ute, no gushaka abantu bari mu mwuka w'Imana, no gushaka abakozi b'Imana kugira ngo babatware, babakoresha, babagira ibikoresho kandi bitwaje ko bari mu murimo w'Imana. Nibwo nagiye kubona mbona marayika aranjyanye rero, anjyana hahandi anyereka wa mwobo uko umeze, anyereka na za mpapuro abantu bagiye bandika gutyo, mbona ukuntu nyine ziri kugenda nk'iziri kujya mu mashini zinjira muri uwo mwobo. Iryo yerekwa riza gutyo, ubwo navugaga ngo abantu bamenye uko bari kugenda mu by'Imana. Ndangije ndaririmba, niba Yesu ashaka kumpa impano yo kuririmba simbizi, mbaho umuririmbyi naje kuririmba, ndamuririmba kugira ngo abantu bamutege amatwi bari kunyumva aya masaha. Mugenzi wanjye ni wowe ndi kubwira, umeze ute, mbese ubaye iki, isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso hawe hakaba hijimye, aho ntiwaba warasubiye inyuma ukibagirwa Imana yawe. Mugenzi wanjye ni wowe ndi kubwira, umeze ute, mbese ubaye iki, isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso hawe hakaba hijimye, aho ntiwaba warasubiye inyuma ukibagirwa Imana yawe. Garuka mu cyicaro cyawe, garuka wababaje Imana, garuka mu cyicaro cyawe, garuka wababaje Imana. Dore mbere wahoraga unezerewe, no mu makuba warihanganaga, none usigaye urangwa no kubeshya, gutukana ndetse n'inzangano, abantu bawe ndetse n'imiryango ntibakigoheka kubera wowe. Dore mbere wahoraga unezerewe, no mu makuba warihanganaga, none usigaye urangwa no kubeshya, gutukana ndetse n'inzangano, abantu bawe ndetse n'imiryango ntibakigoheka kubera wowe. Garuka mu cyicaro cyawe, garuka
wababaje Imana garuka mu cyicaro cyawe garuka wababaje Imana dore Satani akwishima hejuru avuga ko yakunesheje reka bivuge nuko afite impamvu icyakubwiye uhita wemera mutima uhana yaguhunze kera none usigaye ukora ibyo wishakiye dore Satani akwishima hejuru avuga ko yakunesheje reka bivuge nuko afite impamvu icyakubwiye uhita wemera mutima uhana yaguhunze kera none usigaye ukora ibyo wishakiye ndakwibutsa cyicaro cyawe mu rusengero icayemo nde muri korari icayemo nde ari mu busa wababaje Imana yawe garuka mu cyicaro cyawe garuka wababaje Imana garuka mu cyicaro cyawe garuka wababaje Imana Imana yampaye ubutumwa mbwira ngo nimbwire abantu buri wese niyongera abe maso kandi buri wese ahagarare mu izamu rye umuntu wese uzi ko ari muri iyi nzira yo kujya mu ijuru nahagarare mu izamu rye mbese ntakangwe n'ibibazo ntakangwe n'ibigeragezo ntakangwe n'intambara ntagire ikintu kimukanga na kimwe kuko nubwo bimeze gutyo nubwo ibyo biriho bagiye gushyiraho n'ikintu cyitwa imbaraga z'amafaranga bibe ngombwa ko n'ayo mahugurwa nabaho n'ibyo ngibyo nibibaho mujya mugenda n'abantu nimugenda babahe n'amafaranga kugira ngo abantu barusheho kugwira barusheho kwiyongera ugende mu bisasimiriza abandi nujyana umuntu mubwira ngo bya bintu birimo akantu birimo amafaranga birimo kurya niburangiza abantu bagume bagende bakurikiye ibyo ngibyo ariko bari kujya mu nzira y'ikigirimbukiro bari kujya mu nzira y'irimbukiro abantu rero tube maso dukanguke twihanganira ibitugerageza kuko ngo ahirwa ihanganira ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abantu bayikunda twihanganira ibitugerageza nta joro ridacya uko byagenda kose buzacya bwongere buke Imana yacu irahari Imana yacu irashoboye Imana yacu iracyakora Imana yacu iratabara ariko mu gihe cyashyizweho ariko muhagarare mushikamye kuko Imana irashaka ko abagenzi bahagarara mu nzira bashikamye twirinde gutoragura twirinde kwivanga n'andi moko twirinde kugenda twivangavanga ngo aho batubwiye ngo aha birashyushye tujyeyo aho batubwiye ngo ahangaha bimeze neza tujyeyo aho batubwiye ngo ahangaha harimo akantu tujyeyo ahubwo tubaze Imana duhagararane n'Imana kuko tugeze mu minsi igoye kandi n'iminsi ya nyuma ni iminsi iruhije Imana yo mu ijuru rero dufashe numvaga mu gice numva cya mbere uko Imana yampaye ubwo butumwa numva nagarukira aho ngaho ariko buri wese asenge cyangwa se ibimvuze niba hari umuntu byaba byaragezeho niba hari umuntu waba warakoreshejwe ibi bintu niyongera asenge abohoza izina rye arivanishe mu gitabo cyo kurimbuka mbese abwira Imana ngo Imana ibi bintu nabigiyemo nabizi ibi bintu nabigiyemo ntazi inzira ndi kujyamo nabigiyemo nzi ko ngiye kugukorera nabigiyemo nzi ko ngiye kukuvuga ntabwo nari nzi ko ibi bintu ari uko bimeze mbatangarije iri tangazo kugira ngo umuntu wese uzi ko ibyo bintu yaba yarahuye nabyo yongera asenge yegera Imana kandi ibyo bintu byiyambure abivemo ategereze Imana yacu irahari izamwiyereka Imana yo mu ijuru itugirire neza ndumva aricyo gice cya mbere cy'iki cy'ubutumwa Imana yampaye navuga urakoze cyane gusaba inteye kwibaza no gutekereza ibi bintu byo kwihuza kw'amadini bikomeje kugenda bifata intera nini ndetse kugeza ubwo hari abantu ntabwo nzi uko bateye mu mitekerereze yabo ariko niyo uvuze kwitandukanya
kw'amadini ko abantu badakwiriye kwihuza gutyo. Arakubwira ngo urimo urabiba urwango mu bantu, ariko ubu harya muba mubona nabuze ibyo mbiba mu bantu ku buryo njya kubabiyemo urwango. Sinzigera nemera na gato umucyo n'umwijima ko byivanga. Ntabwo ari byiza. Turi abanyarwanda twese n'abanyamahanga baza mu Rwanda bagize amahirwe yo kugira igihugu cyiza cyakira abanyarwanda n'abanyamahanga nk'abantu bamwe. Mu Rwanda nta munyamahanga uhagera ngo ahahohotererwe kubera ko ari mu gihugu kitari cy'iwabo. Afatwa kimwe nk'abaturage bisanzwe. Ariko iyo bigeze ku mpamvu z'imyizerere, nta muntu n'umwe ukwiriye kuvanga umugeni wa Kristo n'ikindi icyo ari cyo cyose. Yego. Nzabivuga njya nkunda kubwira abantu nk'abanga, ariko ngo abandi bo bavuga bigengesereye ngo batiteranya. Njyewe rero ntawe niteranya nawe. Oya, umuntu wese utari umukristo, utari umwigishwa wa Kristo, mu idini iryo ryo yaba ari ryose, yaba ari ryo, ntabwo azajya mu ijuru. Ntabwo azajya mu ijuru. Ndakumva abapasiteri hano bakomeye mu Rwanda batsindagira abayisilamu ko bazajya mu ijuru. Abayisilamu batsindagira kujya mu ijuru, ntaryo bashaka kujyamo. Ndanababwiza ukuri, munababajije, ijuru ryabo ntabwo rihuye n'iryacu. Kuko ijuru ryabo bizera ko bazahabwa amasugi 7 ku musore witwaye neza, bazamuhemba abagore 7 b'amasugi. Ijuru twebwe tujyamo nta kurongora no kurongorwa bihari. Ubwo urumva ko iryo juru ritandukanye. Icya kabiri, iryacu ryitwa ijuru, iryabo siko ryitwa. Kuki abantu mubahatiriza mushaka kubiyohomaho? Nta muyisilamu ndumva uvuga ko bazajya mu ijuru ngo bazasanga Yesu. Ntibamwemera, nta nubwo yifuza kwicara ahantu hamwe. Niki gituma abakristo ari mwe mwigira icyanutsi, ukabona umuntu yagututse ngo urimo urarema abana ibice, ngo ntabwo mbacemo ibice, ahubwo birahari. Ibice birahari. Nibukije abantu ibyo bice ko bihari. Niki gituma ahubwo mujya kugura abayisilamu ngo bivuze ngo ntabwo bazajya mu ijuru, ngo ukabije. None se ntakabya ibintu bya Yesu ko ari byo nahamagariwe? Murajya ngo njye kwigisha ibya Muhammad, njye Muhammad aranze cyangwa njye ndamuzi? Oya, tugomba kuvuga ibyo twahamagariwe kandi tukabwiza abantu ukuri. Ikukwiza ko amadini kwatangijwe na Kiliziya Gatolika, kandi kwatangiye kera nuko abantu batabyumva, gutangirwa mu kintu cyitwa feminism cyangwa se feminism bitewe no kumuna prononsa se Kinyarwanda iryo jambo. Gusa ni ijambo risobanura guhuza umunyembaraga n'umunyantege nke kugira ngo byari ikindi kintu cya gatatu. Urumva hari umunyambaraga n'umunyantege nke. Nubahuza ntubona umunyembaraga, ntubona n'umunyantege nke, urabona ikintu kiri aho ngaho kivanze. Ariko bo izo mbaraga bavuga ni izo mu mwuka. Dufate mbese abantu twita abakiranutsi, tubahuze n'abanyabyaha, tubyaremo ikindi kintu cya gatatu kiri aho hagati na hagati. Ari nayo mpamvu abantu bakwiye kwitondera. Ubundi ko abantu ubusanzwe batemerana, niki gituma hari igihe bagera bagahura? Ikibazo nyine gikomeye. Urumva nijoro nahoze ndi gusoma mu butumwa bwiza Yesu Kristo bwanditswe na Luka, nabonye ijambo, reka ndisome mwumva ukuntu risekeje. Ritubwira inkuru z'abantu babiri bari abategetsi basanzwe, Luka igice cya 23 umurongo, reka mpere ku wa 6, nakaba mpera ku wa 1 ko gusoma Bibiliya simbizi ngiye ntago bintera inzoka. Ni ibintu bigwa neza haravuga ngo Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatwari n'abantu bose, arababwira ati mwanzaniye umuntu ngo yagandisha abantu, none ubwanjye namubajije imbere yanyu, nyamara nta cyaha mbonye kuri uwo nguwo kuri we mu byo mwamureze. Ndetse Herode nawe ntacyo yabonye kuko yamutugaruriye, kandi ntacyo yakoze gikwiye kumwicisha. Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ibyo bivuze kugira ngo reka iki gice nkere muhere ku murongo wa 1 kwangura nkurize kumvikana icyo nshaka kuvuga. Bose barahaguruka bamujyana kwa Pilato, batangira kumurega bati uyu twamubonye agandisha ubwoko bwacu, ababuza guha Kaisari umusoro, avuga kandi ko ari Kristo umwami. Pilato aramubaza ati ni we mwami w'abayuda? Aramusubiza ati wakabimenye. Pilato
abatambyi bakuru na rubanda ati nta cyambonye kuri uyu muntu, nabo barashega bati agomesha abantu, yigisha Yudaya yose uhereye i Galilaya ukageza nino. Pilato abwira ubwo ngeze hamwe narimaze gusoma. Pilato abyumvisha abaza ko ari umunyagalilaya, yamenya ko uwo ari uwo mu gihugu cya Herode, amwohereza kwa Herode kuko nawe yari Yerusalemu muri iyo minsi. Herode abonye Yesu aranezerwa cyane kuko uhereye kera yashakaga kumubona, kuko yumvaga inkuru ze kandi yifuzaga kubona ikimenyetso yakora. Amubaza amagambo menshi ariko ntiyagira icyo amusubiza. Abatambyi bakuru n'abanditsi barahagarara bakomeza kumurega cyane. Herode n'abasirikare be baramunegura, baramushinyagurira, maze bamwambika umwenda ubengerana bamugarurira Pilato. Herode na Pilato n'umurongo wa 12 nashaka kuvugaho cyane. Herode na Pilato bahera ko buzura uwo munsi kuko mbere banganaga. Mbere Herode na Pilato barabanzi, ariko bigeze kuri Yesu bariyunga, atari ukubera ko bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, mu nyumve neza, ari uko bashaka kwica Yesu. Bombi bahuriye ku kintu cyo kwica Yesu. Duhuriye ku kintu cyo kwica Yesu, Isilamu na ADPR byahura. Yego, bikaba inshuti. Byaba inshuti. Duhuriye ku kintu cyo kwica Yesu, Adventiste na Katolika byahura. Bikaba inshuti. Iki ntabwo abantu bacyumva. Herode, uyu murongo mwumva icyo uvuze 12 haravuga ngo Herode na Pilato bahera ko buzura uwo munsi kuko mbere banganaga. Mu yandi magambo, kwica Yesu cyangwa se kwica umugeni wa Kristo, kuko abantu niyo tuvuga ngo kwica Yesu hari ikintu abantu batumva. Nk'ubu nkubise unziza Yesu navuze, yego, ntabwo ari nge Pamfilo kubise, nubwo inkoni mu birangiro yumvi ni Yesu kubise. Kuko Yesu yabaje Paulo aramubaza ngo undenganyirize iki? Paulo ati reka ndarengana rwose, njyewe urinde mwami ngo ngukorera ahubwo. Hejuru yuko yaramwumvisha imbaraga afite, aravuga ati barabo biri gukubita utimbagura hirya no hino, ni njyewe. Iyabaga ibingibi umugeni wa Kristo abyumvaga hari kwisi, bajya badukubita tukishima twanezerwa. Niyo mpamvu biri tubwira ngo mwishime munezerwe. Kumbi burya ntabwo ari twe bakubita, bakubita Yesu. Ntabwo ari twe gwe bakubita, ariko abarokore ntabwo tubyumva, twumva ari twe dukubita. Yego, ni nayo mpamvu akenshi dushaka kwirwanira mu buryo bwacu, nyamara Yesu arafite indi nkoni. Yesu afite inkoni, ariko iyabaga abantu babyumvaga ko ku mpamvu zo gupfa kwa Yesu uyu munsi mu mibereho yacu, kugira ngo mu yandi magambo umukristo nkurikiye namyumve neza, kugira ngo Yesu n'umurebe bamwice, abanzi bose bari kwisi bakwihuza nyine kugira ngo bamwice. Yego, kugira ngo bice ubugingo bwawe wahaye Kristo. Watungurwa no kubona padiri rwose ahagaze ku ruhimbi rwo muri ADPR. Ibi ntabwo mubibona muri iyi minsi. Amakorali ya ADPR nka za Jehova Ire bagira ngo none zabaye impuzamadini. Uribaza nka Jehova Ire abantu bize gusa, nta muntu wo muri Jehova utarije kaminuza. Nicyo gituma sindwanya kwiga, ariko injiji nyinshi nizizi. Nyine hari ukwiga, ariko burya mukabura n'ujya wigisha. Ikibazo kwiga amashuri menshi birangira babaye abapagani. Abapagani nyine kubera ko babivangira mu ubwenge bwinshi. Ejo bundi ndi korali ya muri ADPR nabonye yaririmbye indirimbo muri Kiza Gatolika yitwa Ngukira, rwose barayiririmba ku ruhimbi. Ibaza ariko gufata indirimbo zo mu kiliziya musike muzizana kuziririmba ku ruhimbi muri ADPR, mukumva ni ibintu byoroshye. Abantu bati twamenye kuririmba, twateye imbere, turimo turatsura umubano. Nta gutsura umubano kubaho mu myizerere, ibyo bibiri byita ubusambanyi. Ubusambanyi nyine. Yego, ntabwo Bibiliya yabuzaga Abisirayeli kuba bagura ibishyimbo bivuye muri Egiputa cyangwa muri Siriya cyangwa ahandi, ariko yababuzaga imyizerere yaho kuyinjira iwabo. Niba abantu utandukanyije imyizerere, mwareka uku gutandukana twakwemera. Iki ntago ari kurema ibice mu bantu, ntago ari kwigisha amacakubiri, n'ubusanzwe musango umwe afite mu mitima yanyu. Sayo ndi kubabwira rero, ndi kubabwira ngo umucyo n'umwijima ntaho bihuriye. Ntabwo byabana, ntabwo bijya bikunda.
nk'ubu hari abantu benshi b'abanyarwanda usibye ko mbona ari intumwa za satani ariko nanone tutagira n'ubwenge na gakeya zihora zigisha abantu ngo rega ngo kunywa inzoga ngo nta cyaha kirimo ngo nuko ari ibintu ngo twege ngo mu Rwanda dukomplika ngo ariko abapasiteri b'abazungu barazinywa hanyuma muri abo bazungu hari uwamfiriwe urimo nisa nyine twapfiriwe hari n'umwe tuzahagararana cyangwa twapfiriwe na Yesu hari n'umwe tuzahagararana imbere y'intebe y'imanza niba bibiri itabitwemerera ariko abantu bakagerageza kugendera ku muzungu gute yego ngo Yesu yahinduye divayi yabaga mwari muzi amagambo bibiri yakoresheje y'umwimerere ntimwagahuje njye nkunda kubiganiriza abantu Ezira Mpyisi niwe mu wari usigaye mu bantu bahinduye Bibiliya mu Kinyarwanda ariko ngiye nawe tugiye tuganira ko nagiye mukoresha ibiganiro byinshi ntarazana kuri Beura ariko kandi nkanamusura biri bisanzwe nkamuganiriza nk'umuntu wakushaka kumenya ikintu cyantungo yarambwiye ngo burya abantu benshi banditse bera mu Rwanda barabapagani bano bafashe no Bibiliya kuko bazivanaga mu ndimi z'amahanga bakayishyira mu Kinyarwanda ntabwo babaga bakijijwe ahubwo kubera ko babaga bazi izo ndimi barishyurwaga bakaza kubikora nk'akandi kazi nk'uko uyu munsi bakubwira ngo tugiye curisha imanda hano wowe ugenda ubarura mu baturage ubizi wabishobora ibyo rero bigatuma abantu uyu munsi batekereza ko Bibiliya yabamo amakosa kuko tuvuga ngo mu Kinyarwanda ngo hari inyuguti imwe tubuzemo ngo iri jambo ngo barajyanditse ngo abanditse Bibiliya barabatekinisiye mu Kinyarwanda ariko abayanditse by'umwimerere ubwo ndavuga ba Petero ba Paulo ba Yohana n'abandi bari bayoboye n'umwuka wera nta kwibeshya na guto bigeze bakora ariko Bibiliya Kinyarwanda ishaka kuzamo kwibeshya Bibiliya z'abazungu nazo zishaka kuzamo kwibeshya kubera ko igihe burayo gifite amagambo menshi kuruta Icyongereza Ikigereki cyari gifite menshi kuruta kubyo dushaka kubura ijambo mbivugiye iki rero mbivugiye ko yaravuze ngo twashoboraga kuva mu kazi ngewe nk'umupastori nkajya mu murimo w'Imana ariko bo bakajya mu byaha bisanzwe ejo bakazagaruka baje guhindura Bibiliya bagarutse mu kazi ibyo rero abantu bikwitiranya ibihe ijambo vino muri Bibiliya risobanura ibinyobwa ntabwo risobanura ibisindisha nk'ubu nkubwiye ntiturabarokore nkubwiye ngo nkugura agacupa waho bizi neza ko ntajye kugurira byene nkuye kugurira fanta ariko abanywa inzoga nkubwiye ngo ngwino nkugura agacupa wumva byere ari byere nyene ni ikibazo cyo gusa cy'ururimi gusa nkubwiye ngo inkoko we watekereza inkoko kazinyenga atekereza isake undi agatekereza umuswi undi agatekereza ibi byose ni inkoko ni icyo kibazo gusa cyagiye kibaho mu guhindura Bibiliya nicyo nashaka gusegura ni cyagiye kibaho cyonyine mu guhindura Bibiliya bigatuma dushobora kumva ko igize ikibazo ariko ntabwo nimugira umugisha mu kwiga cyane cyane nk'ikigereki ariko kiri coin ururimi rita coin Greek ni ikigereki ariko cyoroshye kirisanzwe kidakompuritse ba Paulo bandikagamo na isezerano cye ryanditswemo ntabwo bari abantu bigeze avuga ko Yesu anywaga inzoga iri jambo divayi cyangwa se vino birivuga ishatse kuvuga ibintu byinshi ntabwo ari Bibiliya ntitwemerera kuyinywa niyo mpamvu muzabona umunaziri atemererwa kwegera ibijyanye byose n'inzoga bisanzwe ahubwo ariko uyu munsi y'ubwiye umuntu arakubwira ati vuga uvuye aho ko ntuzayinywa hari n'abarokore koko nge wabivuze bera nkajya nibuka abonze bajya bazinywa bihishe ariko ngewe reka nkubwize ukuri niba kunywa inzoga ubishaka ADPR wayivuyemo ukagenda ukinywera inzoga n'uburi ka ADPR taza kujyana mu ijuru ese nyine kutazajya mu ijuru kubera ADPR wihisha ADPR ariko Yesu mwamwicaranye mu kabari kandi Yesu muricaranye mu kabari aho uri hose ari kukureba ariko uri kwihisha ngo nihishe mushumba ngo nihishe ngo runaka kandi Yesu ijisho ry'Uwiteka aho wicaye hose muricaranye bizaryihisha he ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko utu tunama twa hato simbizi niba amaso yanjye areba nabi abantu bajya banyihanganira ndwaye n'amaso n'ubusanzwe ku mubiri ariko amaso yanjye afite ibintu abona aba bavuga ngo twagiye tugira kankoresha ijambo binzererezi mu madini ngaho bamutumiye kwa runaka ngaho kwamutumiye kwa runaka uzi ko tutazi ikintu nyuma hinduka cyo aragenda agahinduka ikindi kintu kuko akamera nk'utagira idini kandi kutagira idini ni igitutsi mu Rwanda kujyana bavuga ngo kabura idini yego cyari igitutsi ariko dufite abavuga tumwe bahindutse inzererezi kubera ko yagiye ku ruhimbi rwo kwa Pamphile ajya ku ruhimbi rwo kwa Serena ajya ku ruhimbi rwo kwa ntazi harya n'ahandi yego ntazi imbaraga Serena akoresha ntazi nizo Pamphile akoresha kandi uko uhagaze ziragufata
no uragenda ugahinduka ikindi kintu kiri aho ngaho ku buryo mbese nta dini uba ufite mu mibereho yawe ya buri munsi. Ariko ntabwo ari byo bene data mukwiye kwigengesera. Umuntu ashaka kwibaza kuri iryo yerekwa kuko nakubwiye ngo uhora rivuze, ariko njye numva suga mbere ndyumvishe ko naryumvanye mu Pastor Ivona twakoranye ibiganiro nko muri 2022 hari yego 2022 mu kwezi kwa 8 gutyo kuzamura. Avuga ko bari bafite ukuntu bajya mu nama kuba yari umusataniste wandi uri ku rwego ruhambaye nkubonana na Satani. Havuga ngo ibyo abapasiteri bakoresha amavuta, avuga ibyo abapasiteri bagira gute, zose n'imbaraga ni urwego bagenda baraba baciritse ku rwego rwe. Bavuga ngo bari ku rwego rwo kuvuga ngo bagutumiye mu ivuga butumwa cyangwa se mu giterane cyangwa se mu mahugurwa y'abapastori, uko mwiyanditse imyirondoro mwashyize aho ngaho ikaba ihagije kugira ngo babatware. Noneho ukibaza wa mugani Satani yinjiriye NIDA. Ni ikibazo umuntu yambajije gutyo. NIDA ni ikigo gishinzwe irangamuntu mu Rwanda. Satani yinjiriye NIDA cyangwa se akajya nko muri MTN. Hari ibigo bifite imyirondoro y'abantu, hagenda muri banki yasanga imyirondoro yacu. Even anagiye mu madini tubayemo turabaruye. Kuki atajya aho hantu agakena ko twibwe tuza. Dore igisubizo nabonye sindi bukikozo wese rene ko ntabwo retswe ndi bikubaza. Yego. Satani ntabwo akeneye amazina ya Pamphile, akeneye kwemera kwa Pamphile. Niko akeneye. Yego. No kuvuga ngo Satani agiye muri NIDA bakamuha imyirondoro y'abanyarwanda yose ntacyo yamumarira kuko twebwe ntabwo twayemuhaye. Yayitwaye ku ngufu. Ntabwo ntacyo yamara. Ariko twemereye Satani kuvuga ngo twebwe twizanye twaje. Niyo mpamvu turanditse turanabisinyira. Ni Pamphile ubiko ngiye binakoze, ni Pamphile nabikoze mbishaka. Bitandukanye no kuba yajya muri banki agafatana sinya yanjye n'icyo akabitwara n'igikumwe kuko abana bafite passport mu Rwanda, passport zo mu Rwanda zose bakakoresha ibikumwe. Ntacyo zira database bafite abo ntacyo Satani zamumarira. Yego. Akeneye izanye z'umwimerere za Pamphile. Vuga ngo Satani yampamagaye njya mu mahugurwa ye hanyuma ndaramusinyira nk'uwateminze. Namusinyira ko mbyemeye gukorana na. Yego. Nigeze najya muri assurance imwe sindi buyivuge ko ariko barampemukiye. Barampemukiye tugirana amasezerano icyo gihe nari mfite ibintu nakoraga bijyanye n'iby'ikoranabuhanga ukuntu mfata ubwoko bwa assurance bwitwaga ngo Tourist Informatique. Bagombaga kunyishyura kuri buri kintu cyose nagira. Hanyuma bashyiramo clause iri mu Cyongereza sinayumva. Ivuga ngo igikoresho cyose kizangirika kiri munsi y'ibihumbi 50 ntacyo bo bazanyishyura. Ngewe nzirwanaho. Ndasinya. Haciye iminsi ibikoresho byangiritse njya kubareba. Barambira ati noneho wowe igihe ngiye kubikoresha uzatuzanire ibintu bya factory. Ngiye gukoresha nkajya nkatuza. Rwose mu mbabarire n'ibyago nagize namwe byarahiye ibintu amafactory rero akaza ari mato. Kuko nahendahenze sinarinze ubucakura ngwabo wenda ngo baje ikintu barabunkore nk'ibihumbi 50 kinkore ku 100 kuko niyo technique ubucakura ikora. Ahubwo cyo bakankore ku 50 kiraveni 15 se basi akankaturira factory rero kanzijya gende iki kintu cya hano basanze kitageje kuri 50 ubwo rirwariza niki factory uzanye ziri munsi y'ibihumbi 50 buri cyose ndirwariza. Nibwo bansobanura akantu kantangaje barambwira ngo hari abantu basaba assurance y'ibintu byabo byangiritse ariko ntibashyiremo wenda inkongi muri assurance bomva iki iyo umuriro utatse n'umwotsi ngo cumba abantu bose bayibone. Assurance ivuga ko nta nkongi yabaye. Nyamara urabona nka televiziyo ishobora gushya igafininiramo imbere, telefone yashyiga igafininiramo imbere, biri iyo ufite ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro ntabwo wakwishyura. Kuko nta muriro wagurumanye. Ibi bintu nshaka kuvuga iki rero abantu mwitondera amaklose aba muri bira bintu mamusinya. Mwashyizeho liste ntimwigeze mujya kwita kwateguye liste ashaka kuba yayiteguye ariko ifite ibindi bintu yabakinze nyuma. Mwe mugasinya ariko amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Iri jambo rivuga ngo amategeko n'amabwiriza abantu bose bagiye bakorana na Satani nyabyo
hari abantu bagiye bakorana na Satani ko babanyabwenge. Yego. Hari amasezerano agenda basinya, iryo jambo bararisinya rivuga ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Nyamara tujya tubibona muri za MTN na za Airtel n'iki ngo mutombore ngo biki n'ibiki ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ntago muzi ko kuzimu ariho biri kandi ku rwego rukomeye. Bene ndatuye tubwira ibi ngibi ntago tubatera ubwoba. Kuko tubatera ubwoba twaba turi hahamuke, twaba turi bicangamuke. Bose. Twaba twarawurushye. Ariko niyo mpamvu twe ntabwo dufite. Nuko tuzi umurengeze wacu uturinda ku manywa na nijoro. Seri nagira ngo hakanya usengera abantu by'umwihariko. Ari umuntu wumvishe already ibyo ni yarabikoze. Ari wenda yagira amahirwe yo kuri urupapuro rwe rwagarurwa. Imashini tararusya. Bagaruka kuko nabonye Imana imbwira ngo nohereza y'ukuboko. Gusa hari izo nagezeho. Yego. Urabonye nohereza y'ukuboko kushiriramo ndazamura mbona ko hari zivuyeyo, ariko mbona hari n'izindi ntagezeho zo zamaze kugenda. Yego. Rambira rero umuntu ubwo bimeze gutyo, harimo ibyiciro bibiri. Hari abantu bagiye muri ibyo bintu ubwabo babyijyanyemo bazi ko harimo inyungu zabo, ariko hari n'abandi bari gutwagwa nk'abatazi ibyo ari byo, bari kugenda nk'abagiye kuvuga ubutumwa batarasobanukiwe ibyo bintu icyo bishaka gukora cyangwa kubajyanamo. Abo rero baracyafite amahirwe yo gusenga Imana ikagaruza amazina yabo. Hari n'abandi rero birunduruyemo bavuga ati dukorera Satani turabona ariho inyungu zisigariye. Abantu bari gushaka inyungu. Yego. N'umuntu wakobaye atari ko kuzimu aramuvuga mwanyeretse kwa Satani nkajyayo. Buriya nubwo mu byukuri ntaho hakwereka ariko bamaze kugerayo. Uwo wagezeyo. Yego. Nigeze kubona filime ya Karashika, niba ari Karashika niko bayitaga. Abapasiteri batatu bavumwe ivuga butumwa. Bakicara muri kumwe kwa fanta, barabakene pe niba baragasangiraga ntabwo nibuka neza ko haragasangiraga ko kagaragaza ubukene budasanzwe bafite. Hirya hicara indaya ari wo mudayimoni nitwa Karashika. Yego. Yambaye bya bindi byazo yazagenda mu modoka gitangaza kandi bo bagendaga n'amaguru atumiza ibintu bihenze, maze ngo umupasiteri umwe muri abo haricara barabatari koko beneda umuntu ko Imana itwica nabi, reba nkura munyabyaho ukuntu aguwe neza. Ubu tweka Imana yaduhaye ibintu baramwihanganisha bati wicika intege n'amajwi ya Satani ntukagire. Yaratashye igeze mu rugo Karashika aramusura, azazanye ibifaranga byinshi n'ibimodoka n'ikiramubwira ngo Uwiteka yantumenye ngo yumvishe gutaka kwawe asanga izina ry'Uwiteka. Yego. Kugira ngo bwakeye nk'iminsi ngasubiye kuhura n'abapasiteri akagenda mu kimodoka kigitangaza yarakize ati Uwiteka arantabaye kumbi ni Karashika waje. Birangira arimbutse. Iyo filime bayirebye bazayirike bayirebe, ariko ni igitekerezo kibagize kubera kwifuza ibintu Karashika ari kumwe arahirye. Yarazi ko ari umudayimoni, yarabonaga ari umukobwa usanzwe. Rero abantu bitondera ko ikintu kitwa kwifuza kwabo. Umuntu akina avuga ngo hakuzimu haramutubwira ngo mahanyereke ngeyo ngo batanga amafaranga ngo munyereke inzira ijyayo. Inzira igikuzimu nimwe yonyine no gukora ibyaha. Ni ibyaha. Mwitekereza ngo guca mwirimbira igiremera nta amarimba ataba. Ntoya nta amarimba ataba. Ntabwo icyo kibazo. Kandi abanyura amarimba bagenda se bose niko bagikuzimu. Uko ukoze icyaha egare kugiye. Bawagezeyo. Rero nuko bimeze Imana mu ijuru itabara abantu bayo. Reka dusenge Imana. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro akaba yagiteze amatwi, akaba yumva izo nzira yaba hari aho yanyuze bimeze gutyo, asenge. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yakongera ikagarura izina rye, kongera akabana n'Imana neza, agashaka Imana. Ikindi agategereza. Ubundi ikintu cyishobora gukora muri iyi minsi tunaniwe gutegereza. Tegereza rero bitumye nyine udategereza, bitumye Satani ariko twongorera nk'utwo twose akubwira ati burya aho wahereye nta cyavuyemo. Ubwo rero reka dusenge twingingira abantu b'Imana tubanihire. Na buri wese ahari bishobotse ushoboye yafata uburyo bundi bwo gusenga agahindura isengesho kugira ngo asabe imbaraga zo kunesha ibi bihe bikomeye turimo tugenda twinjiramo. Mana turagushimye turaguhimbaje Imana yacu bwite, ugira neza Yesu, uri umunyembaraga, urahambaye kandi urakomeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twongeye kuvuga imbaraga zawe n'ubutware bwawe no gukomera kwawe, turagushimira ta Kristo. Haleluya ko turi imbere yawe tuvuga Nyagasani imirimo, Nyagasani tuvuga gukomera kwawe. Aya masano na Mana ntambukije ubutumwa nk'uko wabumpaye. Mana nyiringabo Imana, nanjye ndasenze magaye imbaraga z'Imana kugira ngo imbaraga z'Imana zongere zimanuke zikoremo n'ibitangaza. Imbaraga z'Imana zongere ziyereke ubwoko bwawe, imbaraga z'Imana zigaragare ku muntu wese,
izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru kubera kuri mwiza. Dusenya ubwami bwa Satani aya masaka, tunanije imikorere yose y'umwijima, tunanije imikorere yose y'abakonikoni, tunanije imikorere yose Satani afite, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhagaze mu mutwe n'ubushobozi twahawe, duherebone ziredeke washayini mora, turasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari imbaraga dufashe miraya masaka, hari imigambi zedekinishando ya Satani duteshe agaciro, hari byinshi Satani ari gukurura mu bantu bawe, Mana Nyiringabo, Imana gitare cy'amahanga, bamwe bakabijyamo batabizi, abandi bakabyishoramo babizi, ariko turasenze Yesu kubw'amaraso yawe wameneye ku musaraba i Golgotha. Ayo ngayo niyo atuma tudashiraho, ayo ngayo niyo yaturokoye, ayo maraso niyo duhamagaye amasaha kugira ngo atabare ubwoko bw'Imana, kugira ngo yongere agaruze ibyo Satani yaragize imbata. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turabohoya aya masaha nonaha, mu izina rya Yesu Kristo twohereje umuriro w'Uwiteka, umuriro w'Uwiteka numanuke kurimo n'ibitangaza mu izina rifite imbaraga, kuri abantu ku ingoyi z'ibyaha, ingoyi z'abakonikoni. We Satani yaraboheye abantu kugira ngo abakoreshe. Aya masaha turatwitse, tuzu twose tw'umwijima turaduswitse amasaha, duhagaze mu mutwe n'ubushobozi twahawe na Yesu Kristo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waravuze ngo nidusenga tuzasenga dekiwa, dutegeke byemere, tuzabwira imisozi kurwa hayo kubwo kwizera. Natwe twizere muri iri jambo mu izina rya Yesu. Oh haleluya, yuko amaboko yawe agihari kandi amaboko yarakomeye, amaboko yawe zenebo, oh redikini boshando, asumba amaboko abakomeye. Amaboko yawe ahindura ibyanze guhinduka, amaboko yawe ashyiraho inzira, amaboko araruhura, amaboko yawe zenebo, oh haleluya, atarura bari bananiwe mu izina rifite imbaraga, kongera akabasubizamo imbaraga. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Turasenze rero Uwiteka kugira ngo ubohore ubwoko bwawe mu izina rifite imbaraga, ugere muri iki gihugu cy'u Rwanda, ugere mu bihugu byo hirya no hino, ahantu hose abantu bari barushye, ahantu hose Satani zenebo yararimo agenda akorera. Bambi bwe bwose turabusenye, duhagaze mu mbaraga n'ubutware twahawe n'Imana yacu. Dusenya ubwami bwa Satani, turanije imigambi mibi mu izina rifite imbaraga. Twambuye Satani ijambo ku bwoko bw'Imana, twambuye abadayimoni ijambo mu izina rya Yesu. Oh haleluya, Yesu wanesheje, naguma tuneshereze, naguma turengere, naguma duhagarareho, naguma twimane mu izina rifite imbaraga. Rindi itorero ryawe rimwameneye amaraso ku musaraba, nurihagararo Kristo kugira ngo uzaryishyire ridafite ikizinga, ridafite umunkanyari mu izina rya Yesu. Uririndisha imbaraga zawe, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Neza y'Imana iganze igaragare. Turagushimiye kuko uri mugari. Reka rero Nyagasani irivuga butumwa rigende ryaguke, rigere hirya no hino, rigere ku mpera y'isi mu izina rifite imbaraga. Abantu baryumvishe bahindukire Nyagasani, guca bugufi no kugushaka no gutindana nawe no gutegereza ubwiza bwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimira kubyumvishe kandi kuri Mana yacu. Komeza natwe uduha imbaraga kandi udukomereze amaboko, komeza kuguhamiriza tudatinya, dushira amanga mu izina rya Yesu. Tuvuga icyo ushaka kudukoresha muri iki gihe. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Zenjaye amasaha nonaha hafirimo umugisha, nawe mwambika imbaraga kubw'uyu murimo yiyemeje, nawe umuha imbaraga, nawe umukomereza amaboko. Yamurwanya ni byinshi, yamunaniza birahari, bari kunaniza abagenzi, hari biri kunaniza. Oh haleluya, abavuga butumwa, ariko dusabye Yesu kugira ngo duhagarareho kandi udutwikire kandi utugo turi Imana. Ngakomeza ubane nawe, Mwuka Wera arata agume kumwubaka igihe cyose Nyagasani, ajya yumva ari muri wowe mu izina rya Yesu. Nawe ugendere muri we. Turagushimiye kubyumvishe. Komeza uganze utegeke. Neza y'Imana igaragare kandi urukundo rwa Kristo rugume kuba ku bantu bawe, uhore none kageze iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.